anongere mbasuhuze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Nizere ko aho muherereye hose mukomeje kugenda mumererwa neza kandi namwe biba bitagenze neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba haravugwa urupfu rw'umunyeshuri wigaga kuri groupe scolaire Muhura. Urupfu rukaba rwababaje abantu benshi cyane. Turaza kwibagezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko no mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo haravugwa inkuru uyu ushinzwe umutekano wakubise ndetse agakomeretsa umugore w'abandi bapfa ikiro kimwe cy'umuceri n'isukari. Ngizi rero inkuru tugiye kuza tubagezaho ku buryo burambuye ariko gato cyane munyemerere mbanze mfate umwanya muto yambashimire mwese mubana natwe hano ku Ibendera TV. Turabashimira cyane uburyo mukomeza kugenda kandi mudusangiza ibitekerezo byanyu, ariko by'umwihariko turashimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ni nako kandi nibutsa namwe mutarabikora kugira ngo mukore subscribe ubundi tubane mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nge nitwa na Cretin Hirushwa hano ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Muhura mu kagari Kataba mu kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Muhura haravugwa inkuru y'urupfu rw'umunyeshuri wigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye wapfuye azize uburwayi butaramenyekana aho yafatiwe ku ishuri agahita yitaba Imana. Amakuru dukesha Bwiza avuga ko uyu mwana ashobora kuba ngo yagiraga indwara yo kubura amaraso izwi nka anemia. Bikaba rero bivugwa nubwo bitaremezwa neza ko yaba ariyo ndwara yamuhitanye. Andi makuru kandi aravuga ko uyu mwana ngo yatangiye acibwamo akaza kugeraho akaremba kugeza yitabye Imana. Uyu munyeshuri bivugwa ko ngo yajyanywe ku kigo nderabuzima cya Muhura bagahita bamuha transfer imujyana ku bitaro by'akarere bya Kiziguro, ari naho ngo yaje kugwa. Biravuga ko uyu munyeshuri ngo yaba yagaragazaga imbaraga nkeya no kuremba abikomeye. Aya makuru akaba yashimangiwe n'umuyobozi wa groupe scolaire Muhura witwa Kamari Jean Marie Vianney, aho yatangaje ko bagize ibyago bikomeye bakabura umunyeshuri wabo. Ni ibintu yatangaje muri aya magambo agira ati nibyo koko uyu mwana yafashwe n'uburwayi aho byagaragaraga ko ari diare, akaba nyuma yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Muhura nacyo kikaza kumwohereza ku bitaro bya Kiziguro ari naho yaje kugwa. Ku bijyanye n'ibivugwa ko muri iki kigo atari ubwa mbere hagwa abanyeshuri, Kamari yavuze ko aya makuru yayumvise kuko ngo iki kigo akimazeho imyaka 3. Aha yavuze ko amakuru yamenye ngo ari ay'umwana wahapfiriye yararwaye bisanzwe mu gihe undi ngo yari yiyahuye. Yavuze ko muri iki kigo nta burwayi budasanzwe buhaba, ari naho yavuze ko barimo kuganiriza abanyeshuri babihanganisha kuko ngo babuze mugenzi wabo. Anavuga ko barimo gutegura uburyo bazajya gushyingura uyu witabye Imana. Bwiza yamenye ko yakomokaga mu karere ka Kayonza naho ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu munyeshuri rero uru rupfu rwe rukaba rwababaje benshi, ahanini barimo abanyeshuri biga kuri iki kigo babuze mugenzi wabo. Ni inkuru rero ikomeye kandi ibabaje cyane, aho yaba ubuyobozi bw'iki kigo yaba n'abandi hirya no hino bakomeje kugenda bihanganisha umuryango w'uyu mwana witabye Imana,
ari nako kandi natwe ku Ibendera TV dufashe uyu mwanya kugira ngo twihanganishe by'umwihariko abo mu muryango wa nyakwigendera, ariko twihanganisha n'abanyeshuri n'umuryango mugari w'iri shuri yabuze uyu umwana. Reka tubabwire kandi ko nyuma y'iyi nkuru mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ni mu murenge wa Rukoma haravugwa inkuru y'ushinzwe umutekano wakubise ndetse agakomeretsa umugore w'abandi, bakaba bapfaga ikiro cy'umuceri n'isukari. Ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kabagabo akagari ka Murehe mu murenge wa Rukoma ni mu karere ka Kamonyi haravugwa inkuru y'umugabo uyu ushinzwe umutekano wakubise ndetse akomeretsa mu mutwe umugore w'abandi amusanze muri butike aho acururiza. Intandaro y'uko kurwana yabaye ikiro cy'umuceri n'isukari yatumye umwana we. Urugomo yakoreye uyu mugore ntaho ruhuriye n'inshingano ze kuko ngo yari mu mirimo ye isanzwe. Aganira n'ikinyamakuru Intyoza, umugabo w'uyu mugore wahohotewe yavuze ko umugore we Mukarwego Domitira yakubiswe kandi agakomeretswa bikomeye mu mutwe, akaba yarakomerekejwe na Niyitanga Pierre waje akamusanga muri butike nyuma y'uko yarashyiriwe ikiro cy'umuceri n'isukari yatumye umwana. Ibi ngo yabigaruye kuri butike, bamubwira ko ibiribwa byakuwe muri butike bitongera kugarurwamo. Ubwo umunyamakuru yageraga ku Murehe aho umutekano yakubitiye uyu Mukarwego, umugabo we wari wasigaye acuruza, yagize ati ubu umugore wanjye ararwaye ndetse yagiye kwa muganga nta nubwo abasha gukora kandi n'umutwe uragenda ubyimba. Bikiba kuwa gatandatu twagiye kuri RIB i Rukoma ari nabo batwohereje kwa muganga. Ibi nibitangazwa n'uyu mugabo w'uyu mugore wakubiswe, aho akomeza avuga uko byagenze, aho agira ati umutekano usanzwe ufite resitora hafi ya hano yohereje umwana kugura ikiro cy'umuceri n'isukari, barabimuha aragenda, ariko hagaruka avuga ko babyanze ngo ni bamusubize amafaranga, hanyuma bamubwira ko ibyakuwe mu iduka bikajyanwa hanze bitagarurwa mu iduka. Umwana ntago bamusubije amafaranga, ahubwo yasubiyeyo agarukana n'uwamutumye ariwe umutekano, nawe bamubwira ko batakwakira ibiribwa byaguzwe bikajyanwa hanze bikaba bigaruwe. Mu gucyocyorana ngo nibwo umutekano yahise afata umunzani wari uraho awukubita uyu mugore Mukarwego inshuro ebyiri mu mutwe, yikubita hasi. Abaturage barahurura kubakiza. Ubwo ibi byabaga, uyu mugabo wa Mukarwego avuga ko ngo we atari hafi aho, ko ngo bamuhuruje bamubwira ko umugore we ahohotewe bikomeye n'ushinzwe umutekano. Ubwo umunyamakuru yageraga kandi ntabwo yabashije kubona uyu mukuru w'umutekano witwa Niyitanga Pierre uvugwaho uru rugomo. Amakuru ahari nuko nyuma y'ibyabaye atari kuboneka bisanzwe, aho atinya ko ashobora gufatwa agatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Ni inkuru ibabaje kandi iteye n'agahinda, aho ubona ko ari ibintu by'urugomo, niba nabyita urugomo cyangwa se ubugizi bwa nabi. Aho rero bivugwa ko uyu yaje gukizwa n'amaguru agahunga kugira ngo atabasha gutabwa muri yombi. Gusa ni igikorwa abantu hirya no hino bakomeje kugenda abagaya cyagaragaye kuri uyu umutekano wa hano muri Rukoma, ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Reka rero dusoreza ahangaha cyangwa se tugane ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho hano ku Ibendera TV.
izere ko mwese zikomeza kugenda zibanogeraho muba muherereye hirya no hino. Birumvikana amwe muherereye mu Rwanda tuba tugenda tubabona muduha ibitekerezo ndetse munatubwira ko inkuru tubagezaho zibashimisha. Abari hirya no hino muri Afurika kaya namwe mugenda muduha ubutumwa mutwereka ko mubana natwe ndetse no hirya ya Afurika, bari muri Amerika, bari muri Turukiya, bari hirya no hino mwese turabashimira uburyo tubona ko mugenda mudukurikira kandi mukanabitugaragariza. Reka rero mwese mbashimire cyane kandi mbahamagarira gukomeza kubana natwe. Njye nitwa na Cretin Ntirushwa, tuganye ku musozo ni ku Ibendera TV. Mugire amahoro kandi mukomeze kumererwa neza.